Birashoboka ko wigeze kubona umuntu uzi kuvuga cyane, akagira igisubizo kuri buri kibazo, akagira igitekerezo kuri buri nsanganyamatsiko, ariko iyo umubajije ibimenyetso bifatika by'ibyo avuga ugasanga nta na kimwe afite. Birashoboka ko nawe uzi umuntu wize amashuri menshi cyane, akaba azi ibintu byinshi, ariko mu buzima bwe agafata imyanzuro idasobanutse, akanga kwemera ko yibeshye, kandi buri gihe agashaka ko abandi ari bo baba bafite amakosa. Kuba uzi byinshi ntabwo bihita bivuga ko utekereza neza. Umuntu ashobora kuba afite impamyabumenyi, akamenya ibintu byinshi, ariko akaba atazi gutandukanya ukuri n'ibyo yifuza ko biba ukuri. Hari abahanga babashije kwitegereza imyitwarire y'abantu, babasha kwitegereza ubwenge bw'abantu, maze babasha kumenya ibiranga abo twakwita abanyabwenge n'ibiranga abo twakwita ko badafite ubwenge bwinshi, abo dukunze kwitabazwa. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bintu bitanu abahanga n'abanditsi b'ibitabo bahurizaho biranga abaswa cyangwa abantu badafite ubushobozi bwinshi bwo gutekereza. Ubu buswa tugiye kuvuga si ukuba umuntu adafite amashuri cyane cyangwa se akaba atazi gusoma no kwandika. Turavuga ku myitwarire y'umuntu igaragaza ubushobozi buke bwo gutekereza, nubwo yaba yarize amashuri menshi ndetse akaba ari umukire, yewe rimwe na rimwe ushobora no kumusanga mu nzego zifata ibyemezo. Kandi igitangaje cyane ni uko ushobora gusanga imwe muri iyo myitwarire cyangwa se ingeso biranga abaswa nawe ubifite. Igishimishije ariko ni uko mu gusoza iki kiganiro turi bubanze kuvuga uburyo ushobora guhindura imyitwarire runaka, ikigero cy'ubuhanga bwawe kigahindukana nayo. Ibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro ni ibitekerezo twakusanyije mu bitabo bitandukanye, by'umwihariko icyitwa The Intelligence Trap cyanditswe na David Robson, Thinking Fast and Slow cyanditswe na Daniel Kahneman, Meditations cya Marcus Aurelius, ndetse n'ibitekerezo by'abafilozofe barimo Socrate, Aristotle ndetse na Marcus Aurelius. Ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu runaka ashobora kuba ari umuswa ni ukwizera ko uhora uri mu buryo cyangwa se uhora uri mu kuri. Kimwe mu bimenyetso by'umuntu ufite ikibazo mu mitekerereze ni ukwizera ko atibeshye. Uyu muntu iyo mugiranye impaka ntabwo aba ashaka kumenya ukuri, ahubwo aba ashaka gutsinda impaka. Nubwo wamwereka ibimenyetso wahita akubwira ati wowe ntabwo uzi ibyo uvuga, wamuzanira umuntu w'impuguke ku byo muvuga akavuga ati nawe ashobora kuba yibeshya, wamwereka amakuru menshi akabona n'izindi mpamvu zo kuyanga. Ikibazo ntabwo ari uko aba adashobora kubona ukuri, ahubwo ikibazo ni uko aba yarafashe ibitekerezo bye akabigira ukuri kudashidikanywaho. Umufilozofe Socrate ni umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka ya filozofi, yashimangiraga akamaro ko kumenya imipaka y'ubumenyi bwawe. Yavuze ko umuntu ushoboye gutekereza neza atatinya kuvuga ko ibintu runaka atabizi, ahubwo umuntu udashaka gutekereza neza ashobora kugira igisubizo kuri buri kibazo cyose nubwo atazi niba igisubizo cye ari ukuri. Hari itandukaniro rinini riri hagati yo kwigirira icyizere no kugira ubumenyi, kandi rimwe na rimwe umuntu utazi byinshi niwe ugira icyizere cyinshi kurusha ubizi. Ikintu cya kabiri bagaragaza ko kiranga umuntu ufite ubwenge buke ni ukwanga ibimenyetso bivuguruza ibyo asanganywe. Ibi bakunze kubyita confirmation bias. Ni igihe umuntu ashaka gusa amakuru ashyigikira ibyo asanzwe yemera, ariko akirengagiza cyangwa se akanga amakuru abivuguruza. Reka dufate urugero kuri iyi ngingo. Umuntu ashobora kwemera ko abantu bakize bose bagize amahirwe. Iyo abonye umuntu wavukiye mu bukene ariko akaza kuba umukire, akubaka business ikomeye, aho kwibaza ati ni iki yakoze gitandukanye n'ibyo abandi bakoze, ashobora gukomeza kuvuga ko ubwo nawe yaba yaragize amahirwe, nubwo yaba azi inzira n'imvune nyinshi cyane no kwihangana uwo muntu yanyuzemo. Iyo abonye undi muntu watsinze ashobora kuvuga ati yagize abantu bamufasha. Buri rugero rushya uyu muntu araruhindura kugira ngo rukomeze gushyigikira igitekerezo yari afite. Ibi ni byo Daniel Kahneman yaganiriyeho mu gitabo cye yise Thinking Fast and Slow. Ubwonko bwacu bufite uburyo bwo gufata imyanzuro vuba cyane, ariko ubwo buryo bushobora kutuyobora mu makosa cyangwa se bukatuyobya mu yandi magambo. Niyo mpamvu umuntu ushoboye gutekereza neza atibaza gusa ati ni iki gishyigikira igitekerezo cyanjye, ahubwo aranibaza ati ni iki cyatuma amenya ko nshobora kuba ndi kwibeshya. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kuko iyo ushaka ukuri koko ntabwo uba ushaka gusa ibimenyetso bivuguruza abandi, uba unashaka ibimenyetso bishobora kukuvuguruza wowe ubwawe. Ikintu cya gatatu abahanga bagaragaza ko kiranga abantu babaswa ni ukutabaza ibibazo. Umuntu ufite ubushobozi buke bwo gutekereza ashobora kumva ko kubaza ibibazo bigaragara nk'ubujiji, ariko mu by'ukuri akenshi ni ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo. Ubwenge si ugukomeza kugira ibisubizo ku bintu byose, ubwenge ni ukumenya ikibazo gikwiye kubazwa. Socrate yakoreshaga ibibazo byinshi mu biganiro bye. Amagambo nka kuki ni amagambo ataraburaga mu biganiro bye. Impamvu ni uko yabonaga ko abantu benshi bavuga ibintu nk'aho babyemera neza, ariko iyo ubabajije uti ariko se kuki, ni iki kibigaragaza, byagenda bite niba atari byo, usanga nta gisubizo gifatika bafite. Ikibazo cyiza gishobora kuba gifite agaciro kurusha igisubizo cyihuse, kandi niba ushaka kongera ubushobozi bwawe bwo gutekereza, tangira witoze kubaza ibibazo.
Ikintu cya kane bavuga ko kiranga abantu badafite ubwenge buhagije ni ukutemera ko wahindura igitekerezo. Hari abantu benshi bafata guhindura igitekerezo nk'ikimenyetso cy'intege nke. Iyo umuntu amaze kuvuga ati ibi nibyo, nubwo nyuma yaza kubona ibimenyetso bigaragaza ko yibeshye, akomeza kubyanga. Impamvu ni uko rimwe na rimwe ikibazo kiba kitari mu gitekerezo, ahubwo kiba cyahindutse ikibazo cy'ubwibone. Umuntu aba atagishaka kuvuga ati naribeshye, ariko umuntu ufite ubwenge bwisumbuye ashobora kuvuga ati mu gihe nabivugaga nibyo nizeraga, ariko ubu maze kubona amakuru mashya ndahindura igitekerezo cyanjye. Kandi ibyo ntabwo ari ubujiji, ahubwo ni ubwenge. Tekereza umuntu uri kugenda mu nzira yibwira ko ari izamugeza aho ashaka kugera, nyuma akamenya ko inzira yatangiye atari izamugeza aho ashaka kugera. Ese ubwenge ni ugukomeza kugenda kubera ko amaze iminota 30 kuri uwo muhanda? Ahubwo ubwenge ni uguhagarara ukavuga uti nafashe umuhanda utari wo, reka mpindukire nsubire inyuma njye gushaka inzira ya nyayo. No mu mitekerereze nuko biba bimeze. Guhindura igitekerezo kubera ibimenyetso bishya ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo ni ugukura mu bitekerezo. Ikintu cya gatanu bavuga ko kiranga abantu badafite ubwenge buhagije ni ugufata ibyemezo bikomeye uyobowe n'amarangamutima gusa. Iyo umuntu arakaye ashobora gufata icyemezo atatekerejeho. Iyo afite ubwoba, ibintu byose ashobora kubibona nk'akaga. Iyo afite ishyari, ashobora kubona intsinzi y'undi muntu nk'ikibazo cye. Iyo akunda umuntu cyane, ashobora kwirengagiza amakosa ye yose. Kandi iyo yanga umuntu, ashobora no kubona ibyiza by'uwo muntu byose nk'aho nta gaciro bifite. Nk'abafilozofe nka Epictetus bashimangira cyane akamaro ko kugenzura uko witwara ku bantu no kugenzura amarangamutima yawe. Ntibavuga ko umuntu atagomba kugira amarangamutima, ahubwo ikibazo ni ukwibaza uti ese amarangamutima yanjye niyanyobora cyangwa ninjye uyayobora? Kuko rimwe na rimwe ntabwo ikibazo kiba ari ikintu cyabaye, ikibazo kiba ari uburyo bagisobanuye cyangwa se wagisobanukiwe. Umuntu umwe ashobora gutsindwa akavuga ati ntabwo nshoboye, undi yatsindwa akavuga ati uyu munsi natsinzwe, ariko hari icyo nshobora kubyigiraho. Ni ikintu kimwe cyabaye, ariko uburyo bagifata ni uburyo bubiri butandukanye, kandi uburyo umuntu ufata ikintu bishobora kugena icyemezo gikurikiraho. Nyuma yo kumva ibimenyetso, ushobora gutangira gutekereza ku bandi bantu uzi, ugatekereza ku myitwarire yabo, ukamenya aho baherereye. Ariko ikintu cyiza wakora ntabwo ari ukureba abo bantu bo hanze, ahubwo ni ukwireba wowe ubwawe. Ese ujya wemera ko wibeshye? Ese ujya ushaka gusa amakuru ashyigikira ibyo usanzwe wemera? Ese ujya utinya kuvuga ko utazi ibintu? Ese ujya ukomeza kwizirika ku gitekerezo n'ubwimenyetso byahindutse? Ese amarangamutima yawe ajya gufatira ibyemezo? Niba hari kimwe mu byo ukora muri ibi bintu, ntibivuze kuri injiji, kuko nta muntu utekereza neza igihe cyose. Twese dufite bias. Abantu twese turibeshya muri kamere. Twese hari igihe amarangamutima turusha imbaraga, ariko itandukaniro riri hagati y'umuntu ushaka gukura mu bwenge n'utabyitaho nuko uwa mbere amenya ko ashobora kuba yibeshya. David Robson mu gitabo The Intelligence Trap agaragaza igitekerezo gikomeye cyane. Avuga ko rimwe na rimwe ubwenge bwinshi bushobora no gukoreshwa nabi. Umuntu ashobora kuba umuhanga cyane, ariko agakoresha ubwo bwenge mu gusobanura impamvu ari uri mukuri, aho kubukoresha mu gushaka ukuri nubwo abizi neza ko ari kwibeshya. Kandi aha niho dushobora gukura isomo rikomeye cyane. Ubwenge ntabwo ari ukumenya ibintu byose, ubwenge ni ukumenya ko ushobora kuba hari n'ibyo utazi. Ubwenge ntabwo ari ukutibeshya, ni ukumenya igihe wibeshya. Ubwenge ntabwo ari ugutsinda buri mpaka, ahubwo ni ukumenya igihe ukuri kuruta gutsinda impaka. Hari ikibazo gikomeye kurusha kuba umuntu ari umuswa. Ni ukuba umuswa ariko utabizi nta n'icyo uteganya kubikoraho. Kuko umuntu uzi ko hari ibyo atazi ashobora kwiga, ariko umuntu wemera ko azi byose aba yarafunze umuryango wo kwiga. None se we muri ibi bimenyetso bitanu tumaze kuvuga, ni ikihe ushobora kuba wibonyeho, cyangwa se ni iki ushaka kwirinda kurusha ibindi? Ndagushimiye niba ubanye natwe kugeza ku musozo w'ikiganiro.